Hello guys. Muri ino video ngiye kukwereka uburyo ushobora gukora transaction muri cryptocurrency. Ngiye kukwereka uburyo ushobora kohereza amafaranga, kwakira amafaranga kuri BINANCE. By'umwihariko ngiye no kukwereka uburyo ushobora kubikuza amafaranga ufite kuri BINANCE ukayabikuza akakugera kuri mobile money. Niba rero utaruzi ngo nigute bohereza amafaranga cyangwa nigute nanjye nakakira amafaranga nkoresheje cryptocurrency, nk'urugero kuri Trust Wallet, nigute nakora transaction kuri Trust Wallet cyangwa kuri BINANCE. Ahangaha tugiye gukoresha BINANCE nkwereka uburyo umuntu agusabye wallet address kugira ngo akoherezeho amafaranga uburyo wabigenza. Niba rero warigeze gukorera amafaranga kuri internet bakagusaba wallet address kugira ngo bakoherezeho amafaranga, buno buryo buraza kugufasha. Cyangwa niba hari n'undi muntu waba aragusabye wallet address kugira ngo akohereze amacoin muri crypto, buno buryo wabukoresha. Reka dutangire. Ikintu cya mbere ni ugufata telefone yawe. Murabona ko mfunguye BINANCE mfiteho 0. Ngiye kwereka uburyo ushobora gushyira amafaranga kuri BINANCE utafite kandi amafaranga bakakohereza amacoin ari muri cryptocurrency. Uraza ukora ahangaha ngo deposit, murahabonye ahantu nkoze uhita ukora ahangaha ngo deposit crypto, ahangaha ha kabiri hasi, mu gihe ugiye koherezaho kuri BINANCE yawe cryptocurrency. Nk'urugero ahangaha ni umuntu waha address, ahangaha uraza ugahitamo ubwoko bw'amafaranga uwo muntu agiye kuguha, amafaranga y'amacoin ari muri crypto. Nk'urugero ngiye nshaka gufata Doge coin, uraza wandikemo hano Doge kugira ngo ubone wallet ya Doge. Uraza ukore ahangaha handitse Doge. Numara guhitamo Doge urahita uhitamo network igomba kuba ihuye n'iy'uwo muntu akoresha. Ahangaha nk'urugero reka duhitemo iyi ngiyi ya BNB 20. Ahangaha rero ikindi kintu tugiye guhitamo ni ugufata address y'ino Doge. Ni ukuvuga ngo amafaranga batwohereza nayo agomba kuba ari mu bwoko bwa Doge coin kugira ngo nitubaha ino address amafaranga aze natwe atugireho ari muri Doge. Ahangaha uratukora ahangaha ngo wallet address uyikopiye. Ino niyo address ugiye gutanga kuri uwo muntu. Niba ari umuntu ugusabye address ugiye kuyimuha maze ahite akora transaction, amafaranga yakohereze, amafaranga akugereho ahangaha kuri BINANCE. BINANCE ni nka banki yawe nyine ibiriho amafaranga yawe ari mu bwoko bunyuranye. Twebwe reka duce kuri FMC Pay. Ngiye ntago ari umuntu ugiye kuyohereza, ahubwo ni application yitwa FMC Pay. Murabizi no FMC Pay na application abantu bakoresha bakorera amafaranga kuri internet bakoresheje telefone. Niba utazi ngo babikora gute, nakoze video ibyerekana, ushobora kuyisanga muri video zanjye cyangwa ugakora link nasize muri description ukayibona. Murabona ko ngiye mfite amafaranga $18 kuri ino application kandi nyafite ari mu Doge coin. Nimba ari mu Doge coin nshaka kuyohereza kuri BINANCE. Murabona ko mfite $18 ndakora kuri Doge. Nimara gukora kuri Doge nshaka kohereza, nkora ahangaha ngo withdraw, ngore kuri withdraw. Ahangaha basaba amapage rero nshyiramo wallet address. Wallet address nkwiye kuri BINANCE nyishyizemo ahangaha hambere. Noneho network hano hanse ngo choose network. Mwibuke ko kuri BINANCE naho nahisemo iyo network niyo ngiye gushyiramo ahangaha. Iyo network ni BNB 20. Ahangaha murabona ko nyishyizeho, ni ukuvuga ngo igomba kuba ihuye na yindi kugira ngo amafaranga ataza kuyoba. Ibi ngibi rero nimbikora mpite nshyiramo amafaranga. Ndahita nshyiramo amafaranga nshaka kohereza. Nk'urugero ibi ngibi nkoze ahangaha kuri ino application mbikoze mu gihe ari nk'undi muntu ushaka kuyita uyohereza kuri nk'umuntu agusabye wallet. Ibi ngibi nibyo yakora, agahitamo network, agahitamo amafaranga ashaka kohereza, noneho agapestinga na wallet address yawe ahabugenewe maze akakohereza amafaranga akakugeraho. Ibi ngibi nawe application cyangwa urundi rubuga rwose bukoresha nibyo ukora kugira ngo wohereze umuntu amafaranga. Twebwe tugiye guhita dukora ahangaha hanse ngo withdraw. Kandi wibuke ko ibi ngibi hari network fee, hari amafaranga y'igiciro bijya bisaba, nayo ni ngombwa ko ubu yafiteho kugira ngo iyo transaction ugiye gukora igende neza. Ibi ngibi rero nibyo barimo kudusaba byo ku verifying account, kohereza code kuri phone. Ibi ngibi nabyo blockchain menshi arabisaba kugira ngo umutekano wa phone cyangwa se w'amafaranga y'umuntu
ube urinzwe. Ahangaha rero ni kode bagiye kutwohereza. Ibingibi byo ntabwo ari ngombwa cyane ko abantu bose bazajya basaba, gusa icyo nkweretse ahangaha ni uko uburyo umuntu akora transaction. Murabona ko amafaranga yavuyeho, amafaranga hasigayeho 0.2, 0.2 ni ukuvuga ati avuye kuri no application ahise ajya kuri Binance. Ubu ngubu nkweretse nibwo buryo bwo kohereza amafaranga, bwo gukora transaction. Murabona ko muri notification bigezemo ko nohereje Doge. Murabona ko amafaranga rero kuri Binance agezeho, bidasabye ko ari umuntu uyatwohereza, ahubwo nyohereje kuri Binance ciye kuri no application FMC Pay. Yadufunguye Binance, reka turebe koko niba amafaranga yatugezeho. Mwibuke ko twari dufite 0.05, ariko murabona ko hagiyeho amadolari 11.08. Ubu ngubu rero nibwo buryo bwo gukora transaction. Murabona ko Doge zitugezeho. Ahangaha rero atugezeho ari amadoge. Nk'urugero ushobora kwibaza ngo Doge ni iki? Hari abantu barimo kwitekereza. Doge nabwo ni ubwoko bw'ama cryptocurrency nk'uko wumva ngo Bitcoin, Ethereum, USDT n'ibindi. Rero tugiye gufata n'amafaranga tuyabikuze tuyashyire kuri mobile money. Ibi ngibi nabyo ni ibintu by'ingenzi cyane. Ni gute ubikora? Reka nk'urugero turebe ahantu amafaranga tuyafite kuri founding. Niba utazi Binance ukuntu ikora, na amafaranga nyine uba ufite ushobora gukoresha ibintu byinshi, ukayabikuza, ukayakoresha n'ibindi bintu binyuranye. Twebwe tuyafite rero ahangaha kuri Binance. Gusa ubu ngubu kubera ko tuyohereje ari amacoin, ubu ngubu ni ukuvuga ko akiri muri spot. Tugiye kuyakora muri spot tuyashyire noneho muri founding. Ibi ngibi tubikora gute? Tugiye kuyashyira kuri mobile money. Uraza ukora ahangaha ngo transfer. Ahangaha muri kuhabona. Noneho ukore ahangaha hari founding, washyiramo spot. Reka tubanze duhitemo amafaranga ni Doge. Doge tugiye kohereza. Tugiye gufata Doge tuzihinduremo USDT. USDT ni ubwoko bwa coin, gusa nyine buhuje n'idolari, ku buryo usanga USDT abangana n'idolari neza. Rero nibwo tugiye kuhinduramo. Yari muri spot tuyishyize muri founding, dukore confirm transfer. Ibi ngibi uzagenda ubimenya neza uko uzagenda ukoresha Binance. Binance ni blockchain nziza, ni exchange nziza ushobora gukoresha niba nawe ushaka kujya ukoresha ibintu bya cryptocurrency. Niba utazi gufungura Binance, nakoze video yerekana uburyo bayifungura, nayo ushobora kuyisanga muri description y'ino video, maze ukareba video y'uburyo bafungura Binance. Murabona ko amafaranga yacu rero tuyafite kuri founding, amadolari 11 tuyafite kuri Binance atugezeho. Ngiye kukwereka uburyo uyabikuza. Ubu ngubu nibyo ndimo kukwereka. Kuyabikuza rero uraza ukore ahangaha ngo reka tubanze dukore kuri mowa kugira ngo tubanze tuyakomvatinge ave muri Doge ajye kuri ajye muri USDT. Reka dukore ahangaha handitse ngo convert. Ahangaha dukore kuri convert. Ibi ngibi nawe uzagenda ubicamo nuba urimo gukora transaction y'amafaranga yawe kugira ngo akugereho kuri mobile money. Reka tuyakomvatinga ave muri Doge. Tuyafite muri Doge nubwo ari muri founding. Reka tuyohereze. Urakora ahangaha handitse ngo hari ubwoko bw'andi mafaranga usangamo, usacinge Doge, kubera ko dufite amafaranga ari mu bwoko bwa Doge. Dufitemo amadoge coin, tuyakoreho. Noneho reka tuyohereze, tuyavunjemo ama USDT. Ibi ngibi byo ni ubuntu, ni amafaranga bisaba. Reka rero dusacinge USDT kugira ngo dukonvatinge ano ma Doge tuyashyire muri USDT. Uraza usacinga ahangaha USDT. Ngiyi iyo umaze kubikora uhita ukora kuri max kugira ngo Doge coin zose ufite cyangwa ukandikamo izo ushaka, maze tukazikonvatinga muri USDT. Ukamakinga ashobora ko zirimo kuva muri Doge zijya muri USDT, maze ugatukora ahangaha ngo maximum, ngaha kuri max, kugira ngo Doge zose ufite zihite zikonvatinga. Murabona ko nidukonvatinga aza kutugeraho ari ama USDT
10,94. Ya uhita ukora hasi ngo preview conversion. Ahangaha niho tugiye gukora. Ya iyo umaze kubikora rero ukora confirm, wihuta amasegonda atararangira kugira ngo bihite bikunda. Ya reka dukore convert. Ya ni ukuvuga ngo ubu ngubu dufite ama USDT. Ama USDT ubyumva ari nk'amadolari asanzwe, amafaranga y'amadolari asanzwe, kuko n'ubundi agaciro kayo gahora kangana nk'ak'idolari. Ya rero ubwo dufite ama USDT, dufite amadolari, reka noneho ano mafaranga tuyabikuze atugereho kuri mobile money. Abantu benshi rero ntabwo bazi kubikuza amafaranga yabo kugira ngo agere kuri mobile money, gusa ngiye kukwereka uburyo wayabikuza amafaranga ari kuri Binance ukayabikuza akaza kuri mobile money. Ikintu ukora uraza ahangaha, murabona ko ahangaha dufiteho ama USDT, dufite amafaranga y'ama USDT kandi ari muri founding. Ni ukuvuga ngo twemerewe kuyabikuza ahantu ari nta kindi bigusabye. Ya reka dutangire ukuntu ubikuza amafaranga uyakure kuri Binance akugereho kuri mobile money. Uraza ukore ahangaha home, ahangaha tangira ukore ahangaha ngo P2P. Ahangaha nkweretse niho ukora. Buno buryo nibwo bwiza ushobora gukoresha niba ushaka kubikuza amafaranga. Ya ibingibi byose uraza kubyemeza kuri confirm. Noneho urabona ko turi muri buy. Ahangaha hari buy, uraza ukora ahangaha ngo sell. Ahangaha kugira ngo ducuruze ari ama crypto dufite tuyagurishemo amanyarwanda. Ya uraza uhitamo umuntu ushaka, numara kumuhitamo uhitamo amafaranga ushaka kubikuza. Nk'urugero ahangaha hariho 10,99. Wenda reka bisibe nshyireho, reka nshyireho 8, reka mbikuzeho 8. Ya numara kubikora ahangaha hasi hariho payment method. Ahangaha ushobora gushyiramo ubundi buryo ushaka kubikuzamo nka banke, gusa ngewe urabona ko ngiye gushyiramo nimero za telefone zisanzwe za mobile money. Ya uraza ushyiremo nimero za telefone zibaruye ku mazina yawe wafunguje Binance. Ya numara kubikora wemeze, utegerezeho gato cyane. Ushobora gukoresha banki, nabyo birakunda, ugakoresha uburyo bunyuranye. Ahangaha ni security verification. Ahangaha iyo wayishyizemo bagusaba gushyiramo fingerprint yawe, cyangwa ugakoresha ubundi buryo butandukanye bwa security verification urimo kukuverifyinga. Ngewe nashyizemo passkey, ni password nashyizemo. Ya nawe ufite uburyo bwawe washyizemo. Ya ahangaha rero urahita uhitamo hejuru hari kuri mobile money niba ari bwo buryo washyizemo, maze usubire inyuma kugira ngo woherezeho amafaranga. Ya murabona ko nimero za telefone amaze kuzishyiramo mitangura ahangaha ngo sell USDT. Ahangaha niho ngiye gukora. Nimara kubikora barahita bambwira uti negereze umuntu ugiye kunyohereza amafaranga ayohereze. Ni ukuvuga ngo ni umuntu ugiye kukohereza amafaranga. Utegereza gatoya, washaka ukajyana muri message zawe bisanzwe kugira ngo urebe kuko niba amafaranga bari bayohereza, kugira ngo tugaruke ahangaha tubyemeze. Iyo umaze kubona ko bakohereje amafaranga uhita ugaruka ahangaha ngo payment received. Haba hari uburyo hagaragaye cyane, maze ukahakora ukabyemeza. Ya reka tujye wenda nko muri message turebe niba amafaranga bari bayohereza. Bitwara akanya gatoya kubera ko ni umuntu urimo kuyohereza. Ya reka wenda tujye muri message turebe, gusa nyine urabona ko amafaranga bayohereje. Hano hajeho payment received. Murabona ko message ihise ingeraho nonaha ko bayohereje. Ya iyo umaze kubona ko amafaranga kugezeho uhita ukora ahangaha ngo payment received. Ibi ngibi nibyo utagomba kwibagirwa kugira ngo amafaranga kuko nyine bigaragare ko transaction yagenze neza, n'uwo muntu uyohereje nawe bahite bayamuha. Uhita ukora ahangaha confirm release. Ahangaha murimo kuhabona. Iyo umaze kuhakora rero ni ukuvuga ngo payment irabaye. Wowe ushobora no gukora nanone ibindi bintu. Ahangaha batakubwiye uti security verification, nanone bakayigusaba. Ibyiza ni uko wajya ushyiramo password isanzwe ya fingerprint kugira ngo bijye bikorohera. Ya murabona ko amadolari 8 angana n'amafaranga 10,400 byakunze, transaction irabaye, ndayabikuje. Ya rero ni uku nguku
ubu ni uburyo nibwo bwiza wajya ukoresha kugira ngo ubikuze amafaranga kuri Binance. Nk'urugero wenda tugiye gucekinga, ibyiza ni uko wajya unabyemeza wamaze gucekinga, turebe kuko niba amafaranga yangezeho. Ibyo dukanda turabizi ni ibintu bisanzwe dusanzwe dukoresha, bakagusaba gushyiramo umubare w'ibanga, akareka mushyiremo umubare w'ibanga, murabona ko amafaranga 10,400 ari kuri account yanjye. Ubu ngubu rero nibwo buryo wakoresha. Uramutse ushaka gufungura account ya Binance, link iri muri description.